iri jwi rero ni gukora siporo niho ndikomora cyane. Siporo ushatse kuvuga iki? Kwirukanka, kubyina? Zose kwirukanka ndabikora, kubyina, gusimbuka ndetse no kwiga uburyo waririmbamo, uburyo usohora ijwi nyine bikenewe. Umuntu wese ashobora kwiga kuririmba kandi akabimenya ku rugero Nshuti bakunze Umwete TV, twongeye kuba ikaze kuri channel yanyu mukunda muri benshi cyane. Twongeye rero uyu munsi tugeze ku munsi aho tubazanira abahanzi batandukanye, ibyamamare bitandukanye byo mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Muri aka kanya rero ndabibutsa ko ikiganiro turimo ni Super Talent Show. Nukuvuga ngo aho tuganira n'abastari tukaganira ku mpano zabo, hanyuma tukaza gusoza baduha na show cyangwa se batwereka izo mpano zabo muri rusange. Nkuko mubibona rero kuri kamera dufite umusore mwiza uri ku cyangwe, ufite drip, mubona rwose ufite amasoso wayanyoye inka. Reka rero dutangire tumuha umwanya atangira twibwira. Mwiriwe neza. Muraho. Amazina yanjye nitwa Nyonsaba Isayi. Yego. Nkaba nanjye rero tumwe mu baririmba cyase ariko njye by'umwihariko nk'abacuranga cyane cyane piano cyangwa se n'ingoma. Yego. Za sembare. Ubwo rero kuri uyu munsi nishimiye kuba ndi kumwe n'Umwete TV. Ubwo rero kuri uyu munsi nanone ni umwanya mwiza kugira ngo umuntu agaragaze impano yiwe aba afite cyangwa se kugira ngo agaragaze ibyiza dufite hano iwacu mu Rwanda kandi byatugirira akamaro twese. Yego, urakoze cyane. Tubwiye ko witwa Isayi, tuguhaye ikaze Isayi. Yego, murakoze cyane. Muri rusange rero tubwiye ko uri umucuranzi ariko ukaba n'umuririmbyi, by'umwihariko no kuvuga ko icyitwa umuziki cyose uragisobanukiwe. Ari umuziki ndetse ari no gucuranga, niki cyaje imbere? Gucuranga no kuririmba niki cyabanje kuzamo kuruta ikindi? Urakoze cyane. Ikintu cyabanje kuza mbere y'ibindi no kuririmba. Yego. Kugira ngo mbashe kuba nacuranga byahereye yuko hari ibyo nzi kuba naririmba, noneho nkagira n'ubwo bushobozi bwo kugenda niga gake gake uko nacuranga bya bindi nzi kuririmba. Yego, urakoze cyane rero. Muri rusange wenda utubwiye ko icyabanje ari ukuririmba. Ntekereza ko rero niba bitakugoye kugira ngo n'ubundi abakunzi bacu bundi dutangira tubaseza ku mpano kugira ngo burusheho kubana natwe, banagukunda. Uri buze kugira ikibazo mu kanya buriya baraza kutwandikira muri comment hano hasi, bakubaze muri rusange nimba nakwishimiye uravano rwose bimenye. Reka rero dutangiye, nimba wumva uduhe nk'agapera ku ndirimbo utwinjize neza mu kiganiro. Murakoze cyane. Genda kugira ngo dutangire neza, hari akaririmbo nagerageza kuririmbaho gace gatoya kugira ngo tutangire neza iki kiganiro cyacu. Ni indirimbo y'umugabo cyangwa se w'umuhanzi witwa Denis. Ko rero ubona indirimbo agace gatoya, indirimbo ye je kuririmba, indirimbo ariko gusohora mu minsi mike ishize. Yego. Ntabwo ari igihe kinini gishize asize iyo ndirimbo hanze. Ni indirimbo yitwa Ndindi Shyashya. Ari rero tugira ishyari ariko we yasabye Imana kugira ngo imurinde ishyari. Yego. Murakoze rero. Kabe natangira. Yego. Iyo nyusa bavuga bagezweho b'igikundiro, ntibanshyira imbere ngo bambone kandi bandate, genda babara ishyari rikanyica aho kubiharanira ngo nanjye nzabigereho. Ndindi ishyari Mana nziza, umishyaka wowe Mana yanjye, nkiza ishyari undinde kwikuza, umpa imbaraga zo guca bugufi. Iyo nyusa bavugi ndatwa n'intwari, ntibanshyira imbere ngo bambone
kandi bandate genda babara ishyari rikanyica aho kubiharanira ngo nanjye nzabigereho ndindi ishyari mana nziza umishyaka wowe mana yanjye nkiza ishyari undinde kwikuza umpa imbaraga zo guca bugufi ndinde ishyari mana nziza umutima wo guca bugufi. Kuri agace gatoya rero k'iyo ndirimbo ye. Urakoze cyane Izayi, ni byiza cyane numvisha ufite ijwi, iryo jwi rikomora kuki? Iri jwi rero ni gukora siporo niho rikomora cyane. Siporo ushatse kuvuga iki? Kwirukanka, kubyina? Zose, kwirukanka ndabikora, kubyina, gusimbuka ndetse no kwiga uburyo waririmbamo, uburyo usohora ijwi nyine bikenewe. Yego, tubwiye ko rwose kubera vocalize twumva ufite ijwi ryiza cyane, gukora vocalize biciye muri siporo, twumvishe rwose bigenda neza kandi ufite impano, niko abantu bahise batwakira muri comment ngo umusore arashoboye. Reka rero dukomeze wenda tukubazaho gatoya, unadusobongeza ndetse no kuri piano, naho batubwiye ko uri n'umucuranzi mwiza, wenda dufite piano hano, drum wenda ntabwo turi bukoresha uyu munsi, ariko buri butana bwo wenda uzatwereka aho twagira ngo werekeze kuri piano, naho duheho gakeya twumve neza ko naho ugerageze. Yego rwose. Gerageza udushyiremo rwose tukomeze kuryoherwa. Nyagasani ni wowe buzima, Nyagasani ni wowe bukire, Nyagasani ni wowe soko y'ubuzima bw'icyitwa ikiremwa, y'ubuzima tuzira ubwo tutazi, babariho n'abatakiriho, umwami umutegetsi n'umubyeyi, wowe rukundo nyarwo kuba kwemera, nshaka kukwigana Nyagasani, nyamara bikananira, ariko nabyifuza, nshaka kukwigana Nyagasani, nyamara bikananira, ariko nabyifuza.
kwizera nunagiranye n'Imana yanjye naho twahuriye mu buzima ibyo n'ibisubizo ku bibazo byinshi ibibazo muri iyi si ya none ibyo 이하지 byishimo bidutanya n'umukiro amara nirongoro yasekibi ihohi ishingeso bizituruzi
ndatabaza Imana nzikubita imbere yayo nayiza mbabarire isubize mu nzira maze mbona agakiza ubwo namenye kwihunga nzajya nihungiraho nihungiro uhoraho hari amahoro yawe uhoraho hari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye w'ikigwirenge wahisemo neza nyagasani muri kumwe komeza intambwe zanjye nyagasani ukurikire ntajyanabirana mu buzima bwanjye bwose ngukorere utware nkongerera imbaraga ibera uwawe dawe ibera uwawe dawe nyagasani ubuzima ni wowe mukesha umutima wanjye urakugarikiye anyurwa ngeze iwawe jabiro komeza intambwe zanjye nyagasani ukurikire ntajyanabirana mu buzima bwanjye bwose bukorere utware nkongerera imbaraga ibera uwawe ibera uwawe dawe ibisingizo byose ibiharirwe nyagasani twagira urukundo ruhebuje akaduhoza umutima hahirwa abamutima abacisha bugufi bazabagororera bikomeye yaraturemye atugira abatoni aduha kugenga n'isi ye ibiyirimo ngo tubitegeke nimucyo turata izina rye ibisingizo byose ibiharirwe nyagasani twagira urukundo ruhebuje
umutima hahirwa abamutima babacisha bugufi bazabagororerwa bikomeye uhoraho aduhora hafi umugisha we utubeshaho twebwe umuryango yiremeye umucyo turata izina rye ibisingizo byose biharirwe nyagasani ukagira urukundo ruhebuje ukaduhoza ku mutima hahirwa abamutima abacisha bugufi kuko azabagororerwa bikomeye. Okay, Izayi, urakoze cyane kuba duhayeho utweretse ubuhanga bwawe bwo gucuranga. Ese watangira neza udusobanurira by'umwihariko ukuntu waba wariyumvishemo impano, wenda duhereye ku mpano yo kuririmba? Urakoze. Ubundi guhera ndi umwana natangiye nkunda kuririmba, cyase kuba baririmbira abantu nko mu makorari y'abana kera twatangiraga turirimba. Kera nakuze ubundi ndirimba ijwi rya base guhera nkiri umwana. Yego. No ku kigo nigaga muri primaire naririmbaga. Yego. Secondaire bigenda uko kaminuza nayo ntabwo byahagaze, naho nakomeje kuririmba ariko nyirizina kuririmba byaje nkiri mutoya. Yego, wenda byaje uri mutoya. Ese wabwiye n'iki ko ufite impano yo kuririmba? Iki cyaje kubwiye? Ikintu cyabimbwiye ahantu twari turirimbira nk'abageni. Yego. Abantu bakubwiraga ati rwose mwaririmbye neza kandi ko tukiri abana. Bitwereka ko rero yuko harimo impano tugomba gukomeza kugaragaza cyase kuzamura. Yego. Wenda niki cyaguteye ko wamotiva cyangwa se washyiramo imbaraga nyuma yo ko babikubwiye? Niki cyakomotive cyangwa se cyaguteye imbaraga kugira ngo wumve ko ugomba gukomeza uwo mujyi wo kuririmba? Urakoze cyane. Ikintu cya mbere nuko nanjye nkunda kuririmba. Yego. Nicyo cy'ingenzi rero cyanteye imbaraga zo gukomeza. Ubu ngubu wenda nkanjye ngirijwe, wenda iyo ndimbye bambwira ngo ndi kuririmba nk'igikeri, nyine ntajwi ngira ryo kuririmba. Ese nk'umuntu wenda ufite icyo gikomeye yuko akumva ko atabizi bitewe n'umuntu wamubwiye ati ntabwo uzi kuririmba, uririmba nabi, wamubwiye iki muri aka kanya? Ubu ngubu namubwira ngo sigaho. Buri muntu wese ashobora kwiga kuririmba kandi akabimenya ku rugero rwe. Bitewe n'ijwi ryawe ushobora kuryoriyanta cyangwa se bakakwigisha ukaryoriyanta mu buryo bunoze kandi ku buryo wajya uririmba neza bidasabye izindi mbaraga nyinshi cyane. Yego, umuntu wese ashobora kumenya kuririmba cyane rwose. nk'aba KIZITO n'abandi banzi b'ibyamamare? Biragoye ko tugera ku rugero rwabo, ariko nibura nawe gake gake hari urwego wageraho kandi rwiza. Yego, hari abantu bavuga ngo ese wenda nko kuririmba ngo ni ibintu umuntu yaravukanye, ni ibintu byo mu muryango. We hari ahantu wawe bikomora cyangwa se hari abantu bo mu muryango wawe baba bakora ibi bintu? Kuririmba twese mu rugo, abantu bo mu rugo twese tugerageza mu kuririmba. Yego, ntago ari ku rwego rwo hejuru cyane, ariko brana papa kera nawe nabyirutse mbona ari umuyobozi wa korali, ari dirija wa korali, naho akunda kuririmba. Ubwo rero ushobora gusanga ari twakurikije, ariko ntabwo ari ku rwego ruhambaye cyane. Yego, wenda hari umuntu warubajije se uwo musore asengera hehe? Ndagira ngo wenda mbamanatse kuko asengera hehe? Murakoze cyane, ngende umukatolike. Umukatolike. Yego. Urakoze cyane rero, wenda reka wenda twinjire no ku mpano yawe nyamukuru yo gucuranga. Ese ibintu byo gucuranga byaraje gute? Urakoze cyane. Nkiri umwana nkuko kubikora ibwo nakonze kwiga kuba naririmba. Nakundaga kujya mu kiliziya mu misa. Yego. Nkicara iruhande rw'umucuranzi, nkabona ukuntu ari gucuranga, nkabona ni ibintu byiza, nanjye nkabikunda cyane. Bintera imbaraga rero zo kuba nagenda ngerageza kubyiga. Gusa ntibyanyoroheye kugira ngo mpite mbyiga bitewe n'umwanya no kwihuza n'amasomo ndetse n'izindi nshingano ku ruhande rw'umuntu aba akiri muto, ariko hari igihe uhura n'izindi nshingano bigatuma rero utabikora neza. Nyirizina rero natangiye nabyize neza
ndi mu wa gatandatu segonderi 2018 nibwo natangiye kuba nabyiga neza kugeza ubu rero ubonye aho ngeze ntabwo ari kure ariko aho ngeze nibura nagerageza kuba nakongeramo imbaraga nkagera ku rwego wenda kugira ngo umenye gucuranga piano kuko tuzi ngo bikenera ibintu by'amajwi bikenera ibintu byinshi kuko bisaba kuba ufite ubundi bumenyi buhambaye ibi bintu waba warabyize mu ishuri nk'uko abandi bajya ku Nyundo bakabyiga. Oya njye ntabwo nabyize mu ishuri bisanzwe gusa njyewe kubera ko nakuze mbikunda narebaga ibitabo by'umuziki nkagenda nasoma by'ikinyarwanda nabona umuntu akampuguraho dukeya ni mu bwo buryo nabyizemo gusa ariko n'amanota ashobora kuba nayasoma kuko n'ibyo tuba ducuranga buriya ni amanota. Wenda urakoze cyane umuntu wenda hari utubazo tugira nyine dusubiza yego cyangwa hoya ndumva twabyinjiramo ikibazo ni nka TikTok. Nta kibazo. Hanyuma nituvamo wenda tureta dukomeza wenda uze kudusoreza n'ubundi udusanyiza neza wambwiye ko uri buze kudushyiriraho show cyangwa se ukaza gushimisha bwa nyuma abakunzi b'Umwete TV ndetse n'abakunzi b'indirimbo za Kiliziya Gatolika. Ese nizuririmba gusa cyangwa hari n'izindi uririmba? Oya ntabwo ari zozogere kuko ni indirimbo ngiye ni mu buryo bw'indirimbo zose. Yego. Ni indirimbo isanzwe irimo ubutumwa ushobora kuba nayiririmba kandi nta byabangamaho. Ubwo ushatse kuvuga ngo za karahanyuze za pop za hip hop hose ushobora kuririmba cyane rwose ukanacuranga ushobora kuba nagerageza. Reka wenda tubanarikire kuza wenda gukurikirana shobora buze gukurikiraho turaza wenda urazanaho kudusangizaho kuko nyine abari shobora non stop tunasoza. Reka rero twinjiye n'ubundi mibazo nari ndimo ndakubwira siza yi ukunda umuziki cyane rwose. Wagiriye inama nk'umuntu utakunda umuziki? Namugira inama yo gukomeza gushyira mu imbaraga akagerageza kugenda gukunda kuko uruhura mu mutwe. Buriya rebaza se nje ntabwo nzi gucuranga mfite ijwi ribi wamugiye inama niye motivation wamuha cyangwa se nk'akamaro wowe ku giti cyawe byaragufashije? Cyo byamfashije cyane rukuruhuka. No kuvuga ngo ubwo niyo hobby yawe nicyo ukunda gukora nyuma yuko wenda nta kintu uri gukora? Cyane rwose. Ese urakunda? Gukunda ndakunda. Ugira umukunzi se? Ntiyabura. Hano bakubwira ko bakunda ibangano byawe? Barahari. Wowe ninde ufata nk'ikitegerezo? Hari umuntu umwe nakundaga cyane ariko ntabwo agihari gusa ariko ari n'abandi nk'umuntu ubu ngubu. Uwo wakundaga no wowe? KIZITO MIHIGO. Ubu ngubu ukunda nde? Denis. Watangiye udushyiriraho indirimbo ye twumvishe rwose imana ubutumwa ni byiza cyane. Ese ugira aba partnership cyangwa se abagufasha mu kuzamura impano yawe? Ntabwo navuga ko ari nkabo kuko nko mu makuru aho tuba tugenda tubana n'abandi bantu batandukanye bafite impano zitandukanye. Ubwo rero abo ngabo nibo bashobora kuba bapate n'abanjye bitewe naho turi. Yego. Ese hari abantu bibaza ati se nk'abantu bashatse ibihangano byawe nekeza ko wowe hari indirimbo wari wandika? Hari indirimbo maze kwandika zigera kuri 2 gusa ariko ntabwo ndazi nonosora cyane ku buryo nazishyira hanze ariko mu minsi iri imbere zazishyira hanze. Ntabwo urazi compose? Yego. Wenda sinzi wenda nk'ubutumwa wagenera abantu tunasoza kugira ngo nyine uze kudushyiriraho icyo gice cya nyuma nyine cyo kuduha ku buhanga bwawe ndetse no kudusangizaho watangiye udushyiraho uturimbo dutuje kandi indirimbo zose batubwiye kuzicuranga ndetse no kuziririmba kugira ngo kize kuba icyo gice twakwita ko kiba kinini kurushaho. Murakoze cyane rero nibyo koko indirimbo zose ndagerageza. Ubutumwa rero nagenera abantu kuri uyu munsi by'umwihariko gukunda Umwete TV kuko ni ingirakamaro cyane kandi niyo gushima. Kubera yuko igenda igaragaza impano z'abantu bagiye batandukanye kugira ngo nabo bateze imbere izo mpano zabo. Nuko rero dukora subscribe, like, share na comment kugira ngo turebe koko yuko twatera imbere. Ngaye nguko rero umusore wacu asoje atanga ubutumwa ariko hari umufano bajije ikibazo ati se mu rugendo rwawe rw'umuziki niki cyaba cyarakubereye imbogamizi kaba cyanatuma uva mu muziki wawe?
ikintu cyambereye imbogamizi yego akenshi kubura ibikoresho byo gukoresha mu muziki, yego gusa rero naje kugenda bikemura, bimwe biraboneka. Ikindi kintu ni uburyo bwo kwigamo amanota nabyo buriya ni ibintu bigorana iyo utari wabimenyera, ku buryo ushobora kwigiga rwose ugahita ubona wabireka. yego hari undi ubajije ati se nk'umuntu ushaka kumenya gucuranga cyangwa se yakitwara gute, yakora iki kugira ngo arusheho kwita cyangwa se gusigasira ijwi rye, cyangwa se n'ubizi yumva afite impano yakora iki wenda mu gihe wenda atarabona umwanya wo kuba yazamura impano ye, kugira ngo igihe azahagurukira abonye umwanya abe yayikoresha neza uko bikwiye? Warakoze cyane. Icyo yakora by'umwihariko ni ukugerageza kujya akora imyitozo mu kuririmba, ubwe akabanza akabyikundisha. yego iyo amaze kubikunda rero nibwo yazagenda abikundisha n'abandi nabo bakabikunda. yego wenda urakoze cyane, ariko hari n'ubaje ati se niki cyakubabaje ndetse n'ikintu kiba kigushimisha, ese iyo wishimye umeze ute, ese ubabaye umeze ute? Hanyuma urahita usubiza n'ikibazo. Hari abafana bacu rwose badukwiye cyane bari kunyandikira inbox ngo uhita utubwira icyo natubwiye n'ibyo siporo ukunda gukora, abahanzi ufana wenda side ya Catholique utubwiye muri rusange. Murakoze cyane. Duhera ku bahanzi. yego Nkuko nababwiye rero nkunda kandi nkakurikira cyane umuhanzi Denis. Abandi bantu nkunda cyane ni Salome na Roberto, kuko ni abantu n'ubundi sanzwe nzi kandi baririmba neza, bazamuye talent zabo. yego Siporo rero nkunda gukora, wenda utarasimbuka gatoya, twari tukwajije beside ya Catholique, ubwo kuvuga ngo hanze nyine ya Catholique atari muri Kiliziya Catholique. hanze ya Catholique rero nkunda indirimbo zisanzwe by'umwihariko za kera. yego rero buze kudushyiriraho, hanyuma wakomeza na Rwazire muri rusange. Ikindi kintu ushobora gukora nyuma yenda y'akazi cyangwa se indi myitozo nkunda gukora harimo siporo, kwirukanka. Ikindi no gukina agapira, buriya nubwo ntazi gukina cyane ku rwego ruhambaye, ariko nabyo iyo mbonye akanya ndabikora. yego urakoze cyane rero, wasoje gutanga ubutumwa bwawe, ariko bari kwibaza ati se Izayi tumutegereze cyangwa se bizagirira aho ngaho, izo ndirimbo tuzitegereze ryari? Imbere bahitega iki? Imbere ni heza, bahitega ibyiza kandi birahari, ngomba kubizana sizamwe imbaraga. Ngayo nguko rero umuhungu wanyu Izayi mwamwumvishe ko ari umuhungu ushoboye kandi ufite morale, ufite ejo heza. Reka rero dusoreze ahangaha dushimira mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, tukaba tugiye ku musozo tubibutsa ko iki kiganiro cyitwa The Super Talent Show, aho twakira abatumirwa batandukanye, abanyempano batandukanye, katuganiza ndetse bakanaduha show cyangwa se bakadusangiza ku mpano zabo muri rusange. Rero reka dushimire abadufashije kugira ngo aya mashusho amere neza. Mwabonaga Bomvan turamashoje rwose behind the camera, ndetse na Izayi turagushimiye ko wabashije kwitera ubutumire bwacu. Mwakoze cyane. Twakubwira ngo courage. Twasoreza ahangaha rero twifuriza amahoro y'Imana abadukurikiranye ndetse n'abafana bacu muri rusange. Mukomeze kuguma ku mwete, mukanda subscribe kugira ngo ibyo dushyizeho bijye bibasha kubageraho neza kandi ku gihe, ndetse munasharinge, like na comment, nabyo ni ngombwa. Rero reka tusubire kuri televiziyo zanyu mukanya. Murakoze, mu gihe byiza.